Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe, ariko murabizi uyu munsi turi ku cyumweru nta kizame kiba cyakozwe. Ariko nk'abantu muba muri hafi gukora kugira ngo murusheho kwitegura, ngenda mbarebera ibibazo 20 kunda kuza nkabateguramo ikizame kugira ngo mwihugure nimugerwaho muzakorera imwe muhite mutsinda. Murabizi kugira ngo ukorere imwe uhite utsinda ikintu busabwa nukosora bino bizame biba byakozwe, kuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore imwe uhite utsinda ikintu busabwa no kujyaho hasi hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe kwa ino YouTube channel yanyu. Wakibonera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi ngenda mbashyiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, akunda gupostinga n'ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame. Ibyo byose rero nkiraho bari ibyagufasha ko wajya mu kizame ukakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu ari ingenzi ko wajyaho hasi ugakanda subscribe. Ariko mbibutsa ko code ziri konekaho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 16 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha waba uri hose mu gihugu kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 335 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndizera ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere gikunda kuza mu kizame kugira ngo urusheho kwitegura neza ikizame uzakora. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, itegereze neza, kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibi bimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi niba ikinyabiziga gihagaze impande y'umuhanda cyangwa kiri kugenda impande y'umuhanda, hari ikintu kiba kigomba kucyerekana ko gihari kugira ngo kitabere imbogamizi abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ariko baratubwiye ngo mwa bino binyabiziga bagiye kuduha, hari ibinyabiziga byo ntibitegetswe kugira ibi byerekana mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwawo. Ibihe binyabiziga rero araba ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana, bega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B iba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Nicyo bashatse kuvuga, hari abavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bino binyabiziga bigendwamo n'abana ntiwabibona ni ibinyoteri, ntiwabibona n'amatara ndangaburumbarare, ndetse na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye turatugare. Rero mu gihe turi kwambukiranya umuhanda cyangwa turi kugenda iruhande rwawo, byo ntabwo ari ngombwa kuba bifite ibintu biri kubyerekana nk'ibinyoteri. Oya, byo ntabwo ari ngombwa. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ariko mbibutsa ko code zikoneka waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 16 twafashe kwiga mu buryo bwa online, gufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? A iravuga ngo ubururu, umweru n'umukara. Bega ngo umukara, umweru n'umuhondo. Sega ngo icyatsi kibisi n'umuhondo n'ikirango cy'umukara. Dega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bakubwiye ngo kino cyapa cy'inyongera ngo kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa, ngo kirangwa n'amabara asatu, uravuga amabara yose ariko wakira byapa by'inyongera. Ariko birashoboka ko waba utazi kino cyapa neza neza ariko ukabuza ibyapa by'inyongera. Rero uhita uvuga ese ibyapa by'inyongera biteye ku buryo bumeze bute? Kuko murabizi ibyapa by'inyongera byose biba biteye ku buryo bumwe. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri rero ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Murabizi iyo video namaze no kuyibakorera y'ibyapa by'inyongera. Musuye kuri YouTube channel yanyu muriyirebe kugira ngo nimujya mugira kwa bino bibazo byerekeye kwa bino byapa by'inyongera byere kujya bibagora. Ngiye kubakorera indi video
y'amashusho yose babaza, muzayirebe muri benshi kuko izabafasha. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Aba ari ubururu, umweru n'umukara. Kuri A bari batubajije ngo ni ubururu, umweru n'umukara. B bari batubajije ngo umukara, umweru n'umuhondo. C bari batubwiye ngo ni icyatsi kibisi n'umuhondo n'ikirango cy'umukara. Kuri D baratubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Rero hano igiso cy'ukuri cyari A. Aba ari ubururu, umweru n'umukara. Murabizi iriya byapa biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ariko bari bakubwiye ngo uvuge amabara agize biriya byapa by'inyongera. Rero aba ari ubururu, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera, niyo mpamvu bavuze hari umweru n'ibirango by'umukara, niyo mpamvu duhisemo A. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero A. Ndizera ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Nibyo tugiye kureba. Aravuga ngo itara ndangamubyimba. B ngo itara ryerekana icyerekezo. C ngo itara ndangaburumbarare. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri, B iraba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C iraba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo rero ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikinyabiziga ubundi gishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga cyagira amatara ndangamubyimba arenga abiri, kiba cyagira amatara ndangacyerekezo cyangwa yerekana icyerekezo arenze abiri, ndetse abashobora no kugira itara ndangamurumbarare arenze abiri. Ndakeka ko ramaze guhitamo D. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizami uzakora uzahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ariko nkomeje gushimira abantu bamwe mwavuye gukora. Hari abaduhamagara, hari abatwandikira, hari ababyandika muri komenti bakadushimira, bakatubwira ati mwarakoze, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe uhita utsinda, uzajya uhita ukibonera ku gihe kwa ino YouTube channel yanyu. Ikintu wowe usabwa ntabwo kigoye, jyaho hasi hasa umukara handitse subscribe niba ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, uhakande. Ikintu cyose nzajya nshyiraho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ndakeka ko hano rero wamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ese ikibazo cya kane kibaza ngo iki, kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? Aravuga ngo ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B ngo ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C ngo ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese rino tara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wabaze kucyandika ku gapapuro. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe? Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko wamaze guhitamo C. Ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya uhita ugikora. Niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bibazo bikunda kuza kugira ngo witegure neza nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu, nukubona mujya mu kizami mugakora rimwe mugahita mutsinda. Ariko nubundi abenshi ni ugukora rimwe bagahita batsinda, nawe ni wowe utahiwe. Niyo mpamvu ugomba kujya aho hasi hasa umukara handitse subscribe ukahakanda kugira ngo ninjya nshyiraho ikintu cyose cyagufasha ujye uhita ukibonera ku gihe. Mu gihe gitoya kitarambiranye ndahita mbashyiraho video y'amashusho yose babaza. Ibibazo byose byerekeye ku mashusho bikorere video nyibashyirireho kugira ngo nimujya mugera ku bibazo byerekeye ku mashusho mujye muba mwayarayabonye muhite mubikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizi ibinyabiziga biba bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi nk'ama essence, hari icyapa bashyiraho. Ese ni ikihe mwa bino byapa bine? Tegereza neza kuri A. Ni ikinyabiziga cyanditsemo ngo long vehicle. Bisobanura iki? Bisobanura ngo
mu kinyarwanda ni nko gusobanura ngo ikinyabiziga kirekire. B uri kukibona kino cyapa gifite ishusho y'urukiramende, kikagira amabara agiye atandukanye, hariho umuhondo, umweru ndetse n'umutuku n'ibirango by'umukara. Hakaza icyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu, umusenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hakaza na kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa ni ikihe kiba kiri kwa biriya binyabiziga bitwara ibintu bishobora gufata inkongi cyangwa se biturika? Murabizi biriya binyabiziga hari icyapa kiba kiriho. N'ejo cyangwa mu kanya n'uba uri kugenda mu nzira ukabona kiguciyeho kiriya kinyabiziga, hari icyapa urabonaho kimwe mwa bino byapa baduhaye. Ese ni ikihe? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa ureko nacyanditsemo kano kantu k'iruhande k'umutuku karimo ikirango cy'umuriro. Kino cyapa rero bagishyira kwa biriya binyabiziga bitwara ibintu bishobora guturika cyangwa se bishobora gufata inkongi. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero B. Ndizera ko uramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu. Kibaza ngo iki kirabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kubikana? Ukoze impanuka birumvikana hari ikintu barakubaza abapolisi nibakugeraho. Ese barakubaza iki? Araba ngo icyemezo cyiyandikwa cy'ikinyabiziga. Mbega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Se ngo uruhushya rw'agateganyo. Mbega ngo imikorere y'ikinyabiziga. Ese wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora guhita igusaba kucyerekana? Hano ndakeka ko wamaze guhita igiso cy'ukuri. Hano ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ikintu baba bagomba kugusaba ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Mu ndimi z'amahanga ni biramwita ngo ni permis. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero B. Ntabwo bakwaka icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga. Oya, ikintu bakwaka ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bakavuga se kukoze impanuka koko ni impanuka, cyangwa wakoze impanuka kubera ko utari ufite ubumenyi bwo gutwara. Niyo mpamvu bahita bakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga kugira barebe ko ese urabyemerewe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Amabara sate arango ubuso ni umweru, mbega ngo ikirango ni umutuku n'umukara, siga ngo ikirango ni umweru n'umukara, dega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Hano igiso cy'ukuri nta kindi D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo rero? Uri kora kuri A bavuze ku buso gusa, kuri B bavuga ku kirango gusa, kuri C bavuga ku kirango gusa, kandi bagombaga kuvuga amabara agize icyapa yose. Dukuyeho n'ibyo, murabizi kiriya cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Rero bari kuvuga ngo ubururu, umutuku n'umweru. Nicyo cyari igisubizo cya nyacyo. Muno hari ubwo uri kubibonamo? Oya, niyo mpamvu hano twahisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe. Ariko ufite ikibazo ku byapa, hari video nabakoreye iteguye neza y'ibyapa byo ku mihanda. So ku YouTube channel yanyu irebe kugira ngo nujye kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Urabona icyapa ushobora kukibaza mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'ishusho byere kujya bikugora. Rero ngende ugiye kureba iyo video irimo ibyo bibazo bikunda no kuza mu kizame. Ndakeka ko uramuzwe guhitamo rero D. Ndiza ko uramuzwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya munani kirabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Araho ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, mbega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Siga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri. Ese urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye?
Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, birumvikana ubwo hahita hakoreshwa iryo tegeko ryo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse iburyo. Itegeko ryo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, gutambuka mbere kw'iburyo, rino tegeko ni kwa kundi haba hari nk'ahantu niba hahuriye imihanda myinshi, ni mu masangano, ugasanga wenda nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari kandi hahuriye imihanda myinshi, birumvikana hahita hakurikizwa itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Rero cyangwa ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga iyo kidakora, ugasanga nka feruje ntabwo zikora, naho rino tegeko rihita rikurikizwa. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero se ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Iyo uhisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo uhisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Kubera iki? Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko A na B byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo wowe hose. Ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, rumoro kiziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akazizo ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi urumburare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikura ritagaragara. Iyo rumoro kigaragazwa ku buryo bukurikira. Igaragazwa ku buhe buryo? A iravuga ngo itara ryera riri kuri romoroki inyuma. Beka ngo itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. Se ikavutubwira guki? Se ikatubwira ngo itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Wowe hano urabona izo cy'ukuri rero cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduha. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hari igihe bongeye bakakubaza kino kibazo neza neza kimeze gutya, ariko bagafata inyuguti imwe bagashyiraho bino bisubizo uko ari bitatu. Akaba ngo ni itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, ni itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, ni itara ryera riri kuri romoroki inyuma, bakayishyira nko kuri A gusa. Kuri B bakaguha andi mahitamo, kuri C bakaguha andi mahitamo, kuri D bakaguha andi mahitamo. Tuvuga icyo gisubizo cy'ukuri kiriho ko ari itara ry'umuhondo, itara ryera ndetse n'itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Uhita ubitamo iyo nyuguti ivuga ko byose ari byo. Ariko nk'hano bagiye bakaduha kamwe kamwe kuri buri nyuguti. Hano rero niyo mpamvu twahisemo D ko byose ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntabwo yaguma yaka igihe cyose, agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ryari? Ara ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi hose kandi iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Beka ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zigera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana zimya vuba vuba amatara maremare. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko wamaze guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uri hafi kunyura ku miyobozi y'ikinyamitende. Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wakwitondera? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri hafi kunyura ku miyobozi y'ikinyamitende, nka bino byapa bine ni ikihe uba wakwitondera? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Tiyeze neza icyapa cyo kuri A gifite ishusho. Iyo wavuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari impande enye, ese uri kubona ari impande eshatu? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Rero kino cyapa cyo kuri A gifite ishusho ni impande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara.
Tegereza neza icyapa cyo kuri B gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Witegereze neza icyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango byera cyangwa by'umweru. Urebe n'icyapa cyo kuri D gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu ariko bucishijemo imirongo ibiri ikoze akantu kameze nk'agakubo. Ese mwa bino byapa bine ni icyo uba wakwitondera umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kumiyobora ku muyobozi w'ikinyamitende? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ariko murabizi uyu munsi turi ku cyumweru, kiriya kizame kiraho aba ari igikozwe ari icya mbere, ariko kubera uyu munsi turi ku cyumweru nabashyiraho ibibazo bikunda kuza kugira ngo uri hafi gukora utangire witegure, nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Icyiza cyo gukora kiriya kizame kiraho ari icya mbere, uba usanga uwo munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Rero niyo mpamvu aba ari ingenzi ko wajya aho hasi handitse subscribe ukahakanda kugira ngo nijya kiraho kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere mu gitondo ujye urahita ukibonera kugira ugikosore. Iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Wowe ikintu uba usabwa ntabwo kigoye, ni ukujya aho hasi hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame uranyandikiye cyangwa ukampamagara nkagusobanurira, serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndakeka ko amaze guhitamo hano igisubizo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ndakeka ko hano muzitamo C, ndakeka ko muzyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12. Kibaza ngo kibaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu y'intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ese ibyapa by'inyongera biba biteye ku buhe buryo? Araba ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera, bega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ndakeka ko mumaze guhitamo B, ndizera ko mumaze kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ibibazo biragaruka, nikiramuka kije mu kizamura akora ejo cyangwa ejo bundi uzahite ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira, mu ntera ingana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo muri metero 100, bega ngo muri metero 50, sega ngo muri metero 40, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ano matara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki? Ndizera ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari muri metero 40, aba yamurika muri metero 40 uvuye ku kinyabiziga cyawe. Ndakeka ko wamaze guhitamo C, ndizera ko uzi kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana gite? Kingana iki? Ara ngo nyuma y'umwaka umwe, B ngo nyuma y'imyaka 2, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ugiye kukivuga utari wamara kugihitamo hahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ariyo wari kugira yaba ari wowe wakoze kino kizame. Rero kino kinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Abantu benshi bakunda kubyitiranya ukabona bari kuvuga ngo ni nyuma y'amezi 6, ni nyuma y'umwaka umwe. Oya, ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Aba ari nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo
cya 15 kirabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Ese ni ryari? Ese birashoboka? Niba bishoboka ni ryari? Araba ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Bega ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri ubwo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri, hakaba nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari giso cy'ukuri, B ikaba atari giso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari giso cya nyacyo. Hano urabona giso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Rero igihe uba ugomba kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe ni ryari? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, gishobora kuba wenda cyacitse feri, rero ugahita wakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko guhitamo C, ndizera ko yandika ku gapapuro. Uhisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri, ariko uri bube wishe ikibazo. Uri buhitemo B cyaba ari igisubizo cy'ukuri ariko baraguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko guhitamo rero C. Ndizera ko kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo. Urabona uriya munyamaguru uri hakurya ashaka kwambuka. Urabona uyu nguyu wambaye ubururu ari kwambuka nawe agana hakurya, kandi no muyobozi w'ikinyabiziga ashaka kubanyuramo hagati. Ese niye myitwarire ugomba kugira? Ese ni byo ushobora gukora uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu nk'aha uye n'ikibazo kimeze gutya mu gihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bibutsa ko ngiye kuhakora video y'amashusho yose babaza. Aya mashusho yose araba ari mu iyo video, uyirebe witonze kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku mashusho cyere kujya kikugora. Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri, ngahita ukomeza hagati y'abano banyamaguru babiri bagiye kwambuka uriya muhanda ugiye gukatiramo. Mbega ngo kuvuza ihoni akongera umuvuduko. Sega ngo guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Sega ngo reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki ugeze ahantu hameze kuriya? Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Ubundi umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Mu gihe mwumva ko bajya bavuga ngo nta n'umunyamaguru ugira ikosa, bakora amakosa, ariko iyo hagize ikosa ribaho bakunda kuribara ku muyobozi w'ikinyabiziga. Ugomba rero guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Ndizera ko guhitamo C. Ndizera ko kuyandika ku gapapuro. Bibutsa ko ngiye kuhakora video y'amashusho. Aya mashusho yose araba arimo. Mw'ikintu muba mugomba gukora kugira ngo nijya cyawe ikintu mujye mugita mukibonera ku gihe, nukujya aho hasi handitse subscribe ukakanda gusa. Hasigaye ikintu cyose nkizo mba nizeye ko uzahita ukibonera ku gihe. Wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kibura cya mpande 3 gitukura mu muhanda. Dukunda kubibona bino byapa. Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari guhagarara utegereza amabwiriza. Wahagera ugahagarara ugategereza amabwiriza. Bega umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Wahagera ukagabanya umuvuduko. Sega ngo kukireka ukaguma ku muvuduko ufite ugakomeza, cyangwa kukigeraho ugakomeza ku muvuduko uriho. Mbega ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yo gukomeza, cyangwa wahagera ugahagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yo gukomeza. Hano muri icyo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko mbaza gutemza cyukuri, ndakeka ko maze kuyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe. Ni ikihe? Hano izo cyukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Urabizi iyo ubonye kiriya cyapa akenshi bakunda gushyiraho wenda hari nk'impanuka yabaye cyangwa hari imodoka yapfiriye mu muhanda. Rero iyo ubonye kiriya cyapa cya mpande 3 uba ugomba kugabanya umuvuduko ugateganya icyago imbere yawe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Wenda bayajyanye mu soko ugahura nayo,
ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Siga ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora ni ikihe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ugomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ugiye mu kizame cyawe ubonye ibibazo byerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ngo agomba kugabanya umuvuduko, ntabwo 100% bari ibisubizo by'ukuri, ariko nka 90% iyo uhisemo icyo kivuga ngo kugabanya umuvuduko, iyo nta kindi gisubizo wizeremo 100%, ugahitamo icyo ngicyo gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Rero hano ndakeka ko hano uzwitamo B. Ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kibazo ngo icyapa kivuga. Ese kino icyapa kivuga iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki? Ari ngo aho imihanda ihurira. Mbega ngo impumane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka na iso cy'ukuri kirimo. Umuntu warebye ira video wese y'ibyapa byo ku mihanda nta kibazo cyerekeye ku byapa kikimunanira. Nawe igenda ujye kwireba kugira ngo byire kujya bikugora. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa kivuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Urikona umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, kandi ifungana ryabayeho kubera uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, nibyo bita ifungana ry'umuhanda. Hano hari ifungana ry'umuhanda urikubonamo oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Gisobanura iki? Aravuga ngo birabujwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Mbega ngo gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka na iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Iyo ubonye kino cyapa ibinyabiziga biri guturuka aho uri kujya nibyo bitambuka mbere. Murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo, uri mu mutuku, ntabwo uragenda. Ahubwo bana bari mu makara bari kuza bagusanga nibo baratambuka. Niyo mpamvu ari gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho wowe uri kujya. Ndakeka koko uramaze guhitamo B. Ndakeka ko uramaze kuyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukoso ari ikintu kigufashije. Hari ikintu cyakugoye ucyandika muri comment, ukajya aho hasi handitse subscribe ukakanda, nazagishyiraho ukazahita ukibonera ku gihe. Ukeneye code cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tugufashe ko na code mu gihe gitoya, tugufashe kwiga aho waba urose mu gihugu mu buryo bwa online. Ndizera ko nugerwaho uzakora rimwe, ndizera ko nugerwaho uzahita utsinda. Murabizi nibyo duhora tubasabira, kandi nayo mpamvu tuba twaje gukosora kino kizame kiba cyakozwe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire byiza.